Niba utarya isombe cyangwa se ukaba uyirya cyane, menya ibi ngibi. Ese koko isombe ni ifunguro ry'ingenzi mu buzima bwacu? Yego nibyo, ni ifunguro ry'ingenzi ndetse cyane mu buzima bwacu. Isombe rero ni ifunguro, ikaba n'umuti w'indwara zinyuranye. Isombe ni ifunguro rifitiye umubiri akamaro kubera yuko ibonekamo vitamine A, B ndetse na C zinyuranye. Kanda like ubundi turebere hamwe ibintu 11 isombe ikora mu mubiri iyo wayiriye. Ikintu cya mbere isombe ikora mu mubiri ni ukongera ubudahangarwa. Mu isombe rero nk'uko twabibonye habamo vitamine B9 ndetse na C. Izi vitamine rero ni ingenzi cyane mu kongera ubudahangarwa. Vitamine C uburyo ikoramo ni uko yinjira mu gatima ka microbe, yaba virusi cyangwa bagiteri, ubundi kakica. Iyi vitamine C rero ibiri mu isombe ifasha amagufa gukomera ndetse ikanasohora imyanda mu mubiri. Naho vitamine F yo ifasha mu ikorwa ry'uturemangingo fatizo. Ikintu cya kabiri rero isombe ikora mu mubiri wawe ni ukurwanya inzoka. Ahangaha wenda ushobora kumirwa ndetse ugatangara, ariko ku bushakashatsi bwakozwe bagaragaje ko isombe ifasha mu gusohora utuyoka tuba turi mu mubiri. Rero iyo uyiriye kenshi uretse kukurinda izo nzoka n'ubundi zinjira mu mubiri wawe, igufasha no gusohora izari ziwurimo. Ikintu cya gatatu isombe ikora ni ukongera apeti. Rero niba utarubizi, menya yuko igihe cyose uriye isombe ikongerera apeti cyangwa se ituma urya neza nta kibazo ufite. Cyane nko ku bantu baba baragize ikibazo cyo kubura apeti cyangwa se igihe baba baragize ikizibakanwa bakumva nta biryo bashaka, isombe n'ikikora irayigarura rwose. Isombe kandi ni umuti. Isombe ifasha mu kuvura amaso atareba neza. Nk'uko twabibonye, isombe ibonekamo vitamine A. Ikabizweho kuba ingenzi cyane mu gutuma tubasha kureba neza cyane igihe bwije. Ikindi cya gatanu isombe ikora ni ukurwanya indwara zifata mu ngingo. Indwara zifata mu ngingo twavugamo rubagimpande, gute ndetse n'izindi ndwara zitera kubyimbirwa ndetse no kubabara mu ngingo. Ikintu cya gatandatu isombe ikora no kurwanya umuriro. Uburyo rero isombe irwanyamo umuriro nabyo tuzabiganiraho ubutaha, ariko isombe ifitemo imbaraga zo kurwanya umuriro wo mu mubiri. Isombe kandi ni isoko y'ingufu. Za proteine zinyuranye ziba mu isombe hamwe na za amino acid bifatanyiriza hamwe mu kongerera ingufu umubiri. Uburyo isombe zibikora, zihindura ibinyasukari birimo bigahinduka ingufu umubiri ukeneye. Cya karindwi, isombe burya ni nziza ku bagore batwite. Abagore batwite bakenera vitamine B9 ndetse na C. Izi zikaba zikenerwa cyane mu gihe inda iba ikiri ntoya. Rero mu isombe niho izi vitamine zose ziboneka, maze waba utwite ukamererwa neza. Isombe kandi ni umuti ukomeye. Isombe yifitemo imbaraga zo kuvura diyare cyangwa se impiswi. Kuvurisha isombe rero, icyo usabwa ni ugucanira litiro y'amazi. Noneho usekura ibibabi 10 by'isombe n'ibinoga neza, ubishyire muri ya mazi. Aya mazi ubishyiramo agomba kuba yabize neza. Nyuma yo kubikora gutya, uyikura ku muriro, ubundi ukayibika ijoro ryose. Mu gitondo rero uba ugomba kumenena ya mazi, noneho ukanywa akarahuri. Iyo umaze kunywaho akarahuri, ibindi bisigaye urabibika. Uba ugomba kubibika iminsi itarenze 3, ubundi ukanywa akarahuri mu gitondo na nimugoroba. Aha rero rwose uhita ukira diyare. Isombe nanone yifitemo imbaraga zihambaye zo gutuma umubiri wawe ukora neza, kuko habonekamo vitamine B zinyuranye nka B5, B1, B2 ndetse na B9 ndetse n'izindi zitandukanye, zose zizwiho gufasha umubiri mu mikorere yawo. Akaba ari byo bituma rero umubiri ukora neza, ukamererwa neza, ukumva nta kibazo na kimwe ufite.
Isombe kandi yifitemo ubushobozi bwo kurwanya bwaki. Bwaki ni indwara iterwa n'imirire mibi. Mu isombe rero habamo poroteyine izwi nka lisine, ikaba nziza mu guhangana n'iki kibazo. Rero mu gihe hari umuntu ugaragayeho no kugira ikibazo cy'imirire mibi, umuti wa mbere ugomba gukoresha ni isombe ya buri munsi, gusa ukibuka kuyiteka neza igashya. Isombe rero igira ibyiza byinshi, gusa nanone icyo ugomba kumenya, ibonekamo uburozi bwa hydrocyanic acid. Ubu burozi buba mu isombe bushobora no gutera urupfu cyangwa se kubyara urupfu. Niyo mpamvu rero usabwa guteka neza isombe yawe igashya, ukamenya ko isombe kandi iyo uyitetse ugomba kwirinda kuyipfundikira. Isombe rero ubwayo nta cyanga igira, ndetse nta nubwo wavuga ko ari imboga ziryoha. Ni byiza rero kuyivangamo ibirungo binyuranye nk'ubunyobwa, inyama, indagara ndetse n'ibindi wabona byiza byatuma iryoha. Ntugomba kurya isombe yonyine rwose, ongeramo n'ibindi, ushyiremo ibirungo, ushyiremo epinari, ushyiremo ibibiringanya ndetse n'ibindi byose wumva ko ari ibirungo kuri wowe. Ibi byose rero bituma isombe iryoha, ikamera neza ndetse igakomeza gufasha umubiri wawe kuko uba wongeye imboga mu zindi. Mwakoze kubana natwe muri iki kiganiro, nizere yuko muratubwira ni ibihe bindi biki mwifuza ko tuzabagezaho ubutaha, mugakora like ndetse mugakora na share kugira ngo mubigeze ku bandi batabizi. Bye.